Amavunja ntako gabura. Ni mu kagari ka Kinigi mu mudugudu wa Pfunda mu murenge wa Nyamyumba wo mu karere ka Rubavu. Ukigera mu nsisiro zo muri aka kagari ugenda ubona abana bambaye imyenda idaheruka gufurwa ndetse wareba no ku birenge byabo ugasanga barwaye amavunja, aho bamwe n'amasazi agenda atuma ku mano yabo aho baheruka guhandura ayo mavunja. Ubu burwayi bw'amavunja muri uyu mudugudu wa Pfunda mu murenge wa Nyamyumba ho mu karere ka Rubavu, hari bamwe mu babyeyi bahatuye bavuga ko ahanini aterwa n'umwanda bitewe n'ababyeyi babo usanga batabitaho amavunja agaheraho. Amavunja ntako gabura, rese waba uri kugendesha ibirenge abandi bari kwambara inkweto amavunja agakabura. Bitewe no kubyuka buri munsi bagenda kwihugiraho n'ubuzima bubi, ugasanga niba yasize uwo mwana agiye gucikiraka wenda yibanaga ari yenyine, umwana uko yamusize ni gutyo agataha saa 5 z'ijoro, nuko umwana akagira ute akabura uwamukurikirana muri ubwo buryo bitewe n'ubuzima bubi. Amavunja akaza ino twebwe ntabwo ari ikibazo cya karande, ahubwo ni umwanda, kuko usanga nk'umwana nk'uyu nguyu uri kureba ahangaha mama we arabyuka mu ruturuturu agende ajye gushakisha ibirayi, wenda ajye no muri za mutura na hehe, noneho nagenda umwana aririrwa uku nguku yikurunga mu mashara n'iki byose n'itaka, nyina ahinguke mu nzu n'injoro baryamye, kandi nibaryama bararara mu bishagari n'ibiturusu, kandi ibyo bintu bigira imbaraga. Buke mu gitondo yongeye yagiye ugasanga umubyeyi amaze icyumweru atari yareba uko umwana we aryama yanakarabye. Ibyo bintu rero ntago byabura guteza iki amavunja. Bitewe nuko amavunja ku bana bamwe usanga hari ubwo akira ubundi akagaruka, hari na bamwe mu baturage badatinya kuvuga ko aya mavunja aterwa n'amashitani. Ni ibiterezanyo, ntabwo ari kuvuga ngo ni umwanda, ni ibirogano bamuhaye, umwana yarari muzima. Impamvu ndabyita amashitani nuko kiriya kirenge cyakarabye nacyo cyagwaye amavunja kikajarika, zibyo aho ngaho habajweho amadayimoni. Shitani nyine nako kwa shitani byaduteye, ngo mbese ni byaduteye nusika ari hebye biriho buno. Nuko buriya mutageze hara ku muhanda, turafite n'abandi benshi cyane muri uyu mudugudu. Mu butumwa bugufi umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Ishimwe Pacifique yatwandikiye ku rubuga rwa WhatsApp, yavuze ko ikibazo cy'amavunja muri aka gace cyahagaragaye ndetse n'abo cyagaragayeho bagerageje kubahandura. Muri ubwo butumwa yatwandikiye ati: barahanduwe kandi dukomeje gukorana n'abajyanama b'ubuzima ndetse n'inshuti z'umuryango yewe n'ikigo nderabuzima cya Kigufi kugira ngo bakomeze kubona imiti yo gusigamo ndetse no kwegera uyu muryango, kuko usanzwe ufashwa na leta n'aho batuye n'akarere kahabubakiye muri gahunda yo gukemura ibibazo bibangamiye imibereho y'abaturage, ndetse n'ubuyobozi mu isibo basanzwe badufasha mu kumenya abaturage uko babayeho ndetse no gukemura ibibazo abaturage baba bafite. Ubwo twakoraga iyi nkuru muri aba bana twabonye barwaye amavunja muri uyu murenge wa Nyamyumba mu kagari ka Pfunda, hari abaturage batubwiye ko harimo n'umwana urwaye amavunja nyamara se umubyara ari umuyobozi w'isibo muri uyu mudugudu wa Pfunda. Umuhoza Honore, Flash TV mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ubwira ati nyaboneka umwana wawe bisinze uko bimeze.